munyemerere kuri uyu munsi twinjire mu nkuru ziri kugenda zivugwa ndetse kandi zikaba inkuru ziri kugenda zigarukaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko ku mugabo uzwi nka Kagarara. Ndizera ko muri video muri kugenda mubona cyangwa se mu bitangazamakuru muri kugenda mubona muri kubona inkuru ngo Kagarara ngo uri hafi ngo gupfa biki byose abantu bagakomeza kugenda babihuzahuza, ariko tuvugana byamaze kuba ibindi gusa mbere kuba ibindi Kagarara ashobora kuza kwitabaza by'umwihariko iki ashobora kuza kwitabaza amategeko. Byagenze gute n'iki cyabaye rero? Iyi ni video yagaragaye by'umwihariko ubwo Minister Utuma Twishima Dr Honorable Utuma Twishima ubwo yari ari kumubwira bati rwose congratulation uhagarariye igihugu neza, batariko ukomeze witware neza kandi impano ufite ntizigere zima. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko hari kuba icyo bita Youth Connect. Gusa no mbeko twinjira muri nkunda mukaza gusobanukirwa ibyo nshaka kubabwira, reka gatamanze mbumvishe uyu mupasteri ibintu yahanuye, ndetse kandi benshi muri commentary kumutwa ku rwego rwo hejuru ndetse ku rwego rutigeze rubaho. Reka wumve amagambo yakoresheje aho benshi bavuga bati rwose Kagarara afite impamvu yo kugira gute yo kujya kumurega mu nzego z'umutekano. Byagenze gute rero? Gusa mbere ko twinjira muri nkunda kugira ngo urebe hasi ahantu handitse subscribe kugira ngo uhakande ndetse na like kugira ngo iyi video ibashe kugera ahantu henshi. Gusa ndagira ngo icy'ingenzi cya mbere banza ukande subscribe aho munsi ngo nyine handitse subscribe kugira tujye tubana umunsi ko niba ari ubwa mbere unkurikiye cyangwa se niba ari ubwa mbere unyumvise ujye ukurikirana amakuru akomeza kugenda avugwa hirya no hino. Umva uyu mupasiteri uko yabisobanuye. Hano hari agatipe nabonye kakinye nyine mico biranga, gakora za telefone biranga, gakora ama computer biranga, karangije gahita gacunga umutipe ngo umwe ukora siporo muri Amerika gahita kamwitira ngo bakita rukukwe bari rugori bari rukarara ngo ni rugarara ni Kagarara. Arangije gahita gafata uriya mugabo ngo ukora siporo wirukanka amahanga gahita kiyita ngo nimba ari speti, gafata izina rye kiyitirira ngo niwe noneho mutoye. Umva umwana ari kwibere n'aba abantu bita abastari bose bari hasi yabazamukanye nabo nabagaterura nk'uterura baby azuguntu ni kubisano muri gobyori mpasanga umuhanuzi arigira ngo Jésus contrôle ni contrôle neza turebesha buri basiga banadutuburira igihe bisaba gushishoza yakasha ibititira byose ntabwo ari umwuka na malaria ziratitiza. Ibi ngibi wenda nuko yasasuza mu kanwa kabura bari guseka, ariko si iyi video yonyine. Uzi impamvu nkubwiye ko iyi video atari yonyine? Nuko hari byinshi byakomeje kugenda bigaragara, ndetse kandi hari na video yumvikanye, hari ijwi ryumvikanye by'umwihariko ry'umwe mu bantu bakomeye cyane twubaha cyangwa se umwe mu bapapa wa legend nyine babandi kabisa uzajya kuvuga bati cyakoze uyu no muri legend. Ngira ngo mwese muramuzi nkuko mwanakanze kuri video ari niyo mwa muri kureba. Nawe hari amagambo yatangaje kuri Kagarara avuga ati rero ibi bintu gutya na gutya ibi nibi, ati ngiwe nka Pastor Antoine Rutayisire hari uburyo kimbibonamo. Reka wumve amwe amagambo nawe yatangaje, turakomeza kugenda tubihuza twongere twumve n'andi majwi ubundi nze kuza tugenda tubyinjiramo neza uza kuza no gusobanukirwa akantu ko kandi. Banza wumve Antoine Rutayisire we uko abyumva mu magambo ye nyuma yuko nawe yari amaze kumva bamwe mu banyamakuru bamwe mu bakozi b'Imana bagenzi be nyine, kuko nyine umunyamakuru namuje se nkawe nk'umukozi w'Imana bagenzi bawe ibyo bari gukora urabashyigikiye? Ese inkuru bari kugenda batangaza kuri Kagarara zo urazishyigikiye? Ibi ngibi byakomeje kugenda biteza imvururu nyinshi cyane by'umwihariko mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda. Umva uburyo kiwe abisobanuramo ndetse n'uburyo ki abyumva. Ariko nkwibutsa ngo urebe hasi andi subscribe kugira ngo uhakande utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nkomeza kugira ngo ugezeho 5 kuri 5 katugende mu buryo. Oya n'ubundi buri muntu wese uhumeka Imana ishobora kumuhindurira ubuzima ariko ntizamusimbura. Icyo abantu bibeshyaho mubwiye yuko uriya Kagarara kandi abantu bashobora kukwica mu magambo nkuko bashobora kukwica mu bikorwa, ariko bose bahora bicanye mu maso y'Imana. Gusa jye namubwira ngo bijya byoroha cyane kugwa mu rundi ruhande. Uzitegereza uzabona ibyo mubwiye bikunze kubaho. kumubwira ngo yitonde umwijuto w'ikinonko gushobora kunesha ukarenga akabox baba bagushyizemo ko societe ukanga kukajyamo kawunguya ntazabura kuvuga yuko Kagarara rumutegereje imbere. Ubundi se twese udategereje rindi, twese buri muntu afite umunsi wazapfiraho. So kuba Kagarara agize success ntibivuga ko bigiye kumukururira, cyakora bizamukururira amashyari nawe byayakuruye. Bagitwaza babagiye mu ikuzimu ba Julien ubwo bari baragiye
Mignone we rwose yararangije, Antoine nuko yewe rwose ubungubu ndi Illuminati ukomeye cyane. reka tugarukirize aho ngaho. Si ibi ngibi gusa byanavuzwe n'uyu mugabo, ahubwo n'abandi mu ba content creator basanzwe abanyamakuru nyine biraho hajya baratubita abanyamakuru nyine bano bameze nk'aba influencer mu Rwanda, nabo bakomeje kugenda babigarukaho. Mu bantu bagiye babigarukaho cyane bakanabivugaho wenda bakanabyitsaho ku rwego rukomeye cyane, harimo umwe mu bita Jackie. Reka wumve amagambo yatangaje avuga ati rwose ati wenda ntabwo nasubiramo amagambo yavuze, ariko reka nze nkore ko wanze yiyumvire neza wumve amagambo yatangaje. Ari gutanga agasopo ya mbere n'iya nyuma, ndetse kandi rwose anababwira ati ibyo muri gukora mushobora kuba mutazi ingaruka yabyo, cyangwa se ingaruka mushobora kugirwaho n'ibi bintu muri gutekereza kuba mwakora. mwabigoryi mwe no muri kuragura kuri Kagarara akavuga ibintu ari kurebesha amaso kuri social media, akaza agafata ubuzima bwa kabufondafonda akavuga Imana irambwiye. Hari n'abakorana n'imyuka y'abapfumu akaza akakuragurira kugira ngo aguhanurire, mukaza mumwaturiraho ibintu bibi, birakaba ku muryango wanyu, birakaba ku buzima bwanyu, birakabagaruka inshuro 700. Mukaza mukabeshyera Imana mukavuga ngo Imana iravuze. Iravuga ivuga iki? Orifata ukaza uruntu rw'umugabo ufite amaguru abiri uri muzima, ukaza ukavuga umwana w'umuhungu muri Akagara z'uburyo kiyihirinzemo. Bari abantu bagiye bagavuga ubugoryi. Kagara naramuka apfuye urimo urasikaminga abantu bashyiramo urwanga kugira ngo bashyiremo urukundo. Imyuka abantu bakoresha ni myinshi. Hari n'uwita umukozi w'Imana ukabona ko kuno umukozi w'Imana ariko akorana na nyabingizi kuzimo, afite mission yamuzanye yo gutwara ibitambo. Niyo mpamvu kuri kwanjye nge mukwanga mugashaka kundwanya. Kagara mwana wa mama, nuzajya usohoka icyo kunywa cyawe ujye ugicunga. Akakubwira ngo icyo unywa cyawe ujye ugicunga, cyangwa se ugihozeho ijisho. Ibi byose bibaye rero, cyangwa se izi nkunduro zose zitangiye nyuma y'uko nyine hari kugenda batwika bakora ibitangaza, ndetse kandi ubona ko rwose ibintu bari gukora bidasanzwe, cyangwa se ari ibintu birenze. Rero benshi bavuze bati rwose ibi ngibi bigomba gufatirwa umwanzuro, ndetse kandi hakagira ibishyirwa mu bikorwa kugira ngo hadakomeza kugenda yitirwa ibindi bintu, cyangwa se abandi bantu biki byose kuza kugenda batangaza bati byose banze bijye ku murongo. Rero ndagira ngo tugiye muri comment mutubwire uko mubyumva. Ese koko by'umwihariko ibintu bya biri guterwa n'iki, cyangwa se nikiri gutera bino bintu gutuma bose batangaza ibintu ku giti cyabo ko babyumva ibiki byose? Ibaze ko aho ngaho byageze uwo bita aryagera mu muhimba, niba ngo bamuhimba kiradiyo nibiki aho ngaho nawe ubwe yagiye abigarukaho. Ubwo n'abandi benshi bagiye babigarukaho, wa manager wagiye wa managinze noza ndera wa managinze uriya niwe rigaga uranyine ni sinahaga ari kwizana rya fresh, ariko nawe yabigarutseho. Gusa reka gatonze wumve uyu mukozi w'Imana ubundi wari kuroje kurusha abandi bose twari turi kumva none ahangaha. Nongere mbisubiremo, ririmo Kagarara kandi rifuhe. Nongere mbisubiremo, ririmo rikubiyemo urupfu rutunguranye. N'ifuhe rije rigambiriye kugira ngo rikwambure ubuzima. Kagarara ndabivuga nk'umuhanuzi w'Imana uhishurirwa inzira urimo ari inzira ikuganisha mu irimbukiro. Umukozi w'Imana ko yavuga rero ko Imana yamuhishuriye, ntabwo ari Kagarara ugendana urupfu gusa. Twese urupfu turarugendana, ahubwo ikibazo ntabwo tuzi ngo umuntu azapfa gute. Azapfa kubera Ashton Horo, azapfa kubera iki? N'abantu bangahe muri iki gihugu cy'u Rwanda bahuye n'umuntu akabasinyira sheke y'ibihumbi 5 by'idolari birimo miliyoni 700 z'amanyarwanda. Imyuka yo mu miryango y'icyangwa igwa Kagarara. Ndakeka ku makuru yose tumaze gukusanya, cyangwa se ibyo tumaze kumva dushaka twasoriza ahangaha. Gusa ibi ngibi byatumye nibuka rya jambo by'umwihariko Dr Honorable Utuma Twishima yatangaje ubwo n'ubundi Ashton Horo yaramaze gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi iki gihe cyari mu nama ya Youth Connect ubwo yakirwaga nk'umwami, ndetse kandi amubwira aya magambo muri ubu buryo, amubwira ati mu Kinyarwanda iyo umuntu yigiraga Kagarara byabaga ari ikintu kibi cyane, ariko Kagarara yahejeje icyubahiro izina Kagarara. So twagutumiye kugira ngo tukwereke ko wahesheje ishema content creators, especially muri kategori y'aba content creators bafite ubumuga. Twifuzaga yuko tuguha icyubahiro uyu munsi, ukanaduhembera umwe muri bagenzi bawe watsindiye igihembo uyu munsi. So that's why we invited you.
icya kabiri ngira ngo nyuma yo kugutumira turashaka yuko nyine wanadufasha no mu kudesigninga uburyo twubaka politike y'ubuhanzi ariko idaheza, yibuka buri gihe n'igice cy'abahanzi, content creators, artists, people in the creative industry who have disabilities. So I want you to help us to champion our inclusive art policy. So niyo mpamvu twamutumiye, turanifuza yuko twanamuheraho ubutumwa kimwe n'abandi bose. Twishimira nk'iyo tubonye Merci yaratsinze, yitangiriye umushinga Gen Z Comedy, aratsinda, arakomeza ashaka partnerships, networks. Uyu munsi abantu bose bifuza gukorana na Merci, nkeka ko ari ukubera ikintu kimwe, ni ukubera ko mu gukora umushinga we yubashye principles. Icya mbere, guhozaho, ntabwo yigeze acika intege, ahozaho. Icya kabiri ni discipline, ndetse n'icyo nakwita nko gushyira ibirenge hasi. Hari igihe Imana igutera iteka ukagira umugisha ukabona impano, ariko ikaba yatuma ubyangiza mu gihe gito. So twifuzaga yuko umuntu wese ugize opportunity, ugize amahirwe, atabipfusha ubusa, cyane ko turi abantu beza kuguhypinga. We give you a lot of hype, turagushima rwose, tukagushimagiza, n'ahatari ngombwa tukakogeza. Noneho hari igihe nawe bikurenga ukogera koko. Ni natwe kandi tugaruka nyuma tukaguseka tuti byari by'umuriro w'amashara, byari ibintu bidashinga. So we want you guys to learn from each other, hanyuma tugashyigikira buri gihe umuhanzi cyangwa se an innovator with discipline. N'aba Merci bose baracyari young generation, baracyakura, ntabwo wavuga ko hari aho uragera, ariko abakiza batoya, the Kagararas, the Rumagana barimo kubaka ibindi bintu, twifuza yuko mwaba nibura inyenyeri itazima. Turabafite abahanzi, turabafite abahanga, turabafite innovators, tuzana bagatangira bagakora, ariko ngira ngo discipline ikanga. Urugendo rwa discipline rero nirwo ruba rukomeye, tuzagerageze tururinde. So twifuza ko rero twakwakira Kagarara, ariko nawe akamenya ko ni time yo kugira ngo ibyo akora niba asanzwe abikora ntahite abihindura ngo ajye kure, yitandukanye nabo yabanaga nabo, hanyuma n'abandi bose bashaka kuba bagira icyo bamufasha. We wanted to tell even the partners, if you want to do something for the people with disability, he can be a very good brand ambassador. So we can really recommend him as long as you find value in his services. So twifuzaga yuko nabyo abantu bazabishobora bazabikora. So ikindi muri iyi sale twatumiyemo abantu nkuko ba Merci bakomeje kubivuga, the 100 winners of the Aguka Ideation Program, nta kindi bazanye. These young people who have won $3,000, they just came with an idea. Kandi twebwe nuko dufite ubushobozi butari bwinshi bwo guhemba 100 gusa, twagahembye benshi cyane. If we had a lot of money, we would have awarded, or we have given a lot of awards to many young people who participated in the TEF business education program. But the problem is that we have a limited amount, a limited budget. We could only afford the 100 awardees. Ariko icyo nabwira urubyiruko rw'u Rwanda, turi mu gihugu aho nibura tubereka proof of concept ko kuzana igitekerezo bishoboka. Mwabonye Eastern Province ariyo yabonye abantu benshi, ariko iyo tubabwira uturere uzasanga akarere ka Kayonza niko gafitemo abana benshi. And we were asking, turi kubireba mbere yuko tubizana hano, why did Kayonza? Ariko iyo unareba twe dukurikira no kumbuga nkoranyambaga, abajene b'i Kayonza itangazo rikorewe muri Minafete bararisharinga hagati yabo.
itangazo rikorewe muri Minagri baragenda bakajya ku kigo cy'urubyiruko bakarisobanura. Ubu Youth Connect Awards twatangaje ko dushaka ko abantu baplayinga this year. Abajene mu bimenye impamvu twatangaje ko Youth Connect Awards z'uyu mwaka zirarangira no kwa karindwi nuko umufatanyabikorwa wacu ashaka yuko igihembo tugitanga mbere yo kwa 12 kwa uyu mwaka. Ubu hari umujene wicaye umva ngo nzabikora cyangwa biriya hari abo bireba, hari abo bigenewe mwebwe, bigenewe urubyiruko ahariho hose. So ibanga rero abajene bikayonza barusha abandi bajene nuko babifashe nkaho ari inshingano, iyo babonye opportunity bayijyamo, yaba ari ukwiga, yaba ari training, yaba ari gushaka amafaranga, they are there. Mu bajene ba Eastern mwabonye harimo nka 11 bakayonza gusa, only the one district, kandi bafite good projects. So nayambabwire ko rero intara mwabonye ziri inyuma, the north and the city of Kigali, nuko abantu batashyizemo imbaraga zikwiye. So twakifuza yuko mwabwira abagenzi banyu, ibigo by'urubyiruko nk'abajene b'Ibugesera bafite the new Imbuto Hub for the youth, ibigo by'urubyiruko nka za Musanze bimeze neza, ahantu hose ari Hanga Hubs. Iyo tushyize hanze itangazo ryuko twifuza urubyiruko rutsindira igihembo, just go there, organize, co-create, mukigishanya hagati yanyu, we are sure ikigaragara iterambere twifuza rero n'urubyiruko rirashoboka. Ku kijyanye na Youth Connect Awards, Youth Connect Awards mwabonye ko igihembo gikuru cyari miliyoni 25 last year. Uyu munsi twagihanantuye tukigira miliyoni 15, nukubera ko twifuzaga ko hahembwa benshi. So buriya twayagabanyije benshi mu bantu bahembwe, kandi muzi ko uyu mwaka nibura abajene 270 kuri buri karere, buri umwe twamuhaye miliyoni. Twishimira gukomeza gukora ibi bintu kubera ko twakoze ubushakashatsi icyo twise Tracer Survey, dusura imishinga twahembye aya mafaranga, dusanga nibura mu mishinga 10, 7 yose yarakomeje, kandi uwo twahaye miliyoni yatweretse ko yamaze kunguka izindi 3, kandi uwakoraga wenyine yarasigaye akorana n'abantu 3, yari yarahaye akazi abandi 3. So nukuvuga ngo bino bintu birakora kandi bibyara umusaruro. Tukaba twifuza ko our partners continue the support so that the Aguka, both Ideation, Youth Connect Awards, Art Connect, Agri Connect, so that we can continue to award these innovators. Icyanyuma nsorezaho nuko uko mugiye gutangira imishinga muzahura n'ibibazo, challenges, muzasanga amafaranga ari make, the cost of ibiciro bigura imashini muzasanga byariyongereye, n'ibyo mukoresha muri project bizaba byariyongereye because of ibintu byinshi bigenda bihari kwisi. Twazanye indi produit yitwa Aguka Youth Fund, aho umujene wifuza nyuma y'izi miliyoni wenda 5 tuguhaye ibihumbi 3 by'idolari ushobora kwifuza izindi miliyoni 5. Ibanga rya mbere nuko umujene ugiye gutangira business, you have to open a bank account from the get-go, from the beginning. You have to work with a bank. Tuzakorana na za sako muri Aguka Youth Fund. Uwabimenya neza kugira bizamworohere, tangira make ya winjiza uyakoreshe muri sako uzakeneramo inguzanyo.